Yes, nuje kuguha ikaze wo gukurikira ibiganiro byacu ku gihe top 5. Umunsi ngiye kukugezaho urutonde rw'abakobwa batanu beza bakurura abantu, yaba uburyo bagaragara n'uburyo bitwara. Usanga bakurura abantu bafite igikundiro n'igikuriro n'igihagararo. Muri make aba baby beza bagezweho ubu ngubu. Urutonde rw'abakobwa beza bagezweho uyu munsi. Batanu ba mbere abeza mu beza. Ubwo nusanga shiri wawe atarimo, ubwo umenye ko oya ntabwo nshaka guteranya n'umukunzi wawe. So twagiye. Umukobwa uri ku mwanya wa gatatu ni mwiza cyane. Oya uri ku mwanya wa mbere niwe mwiza cyane. So twagiye ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa bita Cadette, umukundwa Cadette. Ni umubebi wiyitaho, ukunda gukora siporo. Umubebi wiyitaho ukunda gukora siporo, nyine wita ku mubiri we. Nubwo abisobanukiwe vuba, ntago bimazemo igihe, ntago amaze igihe yiyitaho, ariko aho amenye agaciro ke ubu ari kwiyitaho. Mbona akunda gukora siporo nk'uko umubona. Ni umubebi ukunda kwikorera siporo. Numva afite, sinzi niba ari gym, sinzi, ariko nawe afite boro ya siporo akoresherezamo abantu. Nawe nyine ni umusportif muri make. So nk'uko umubona akunda kwikorera siporo, ariko ateye neza. Nubwo aterura ibyuma by'abagabo, ariko akora siporo, ari fiti kandi ameze neza. Ku mwanya wa kane turahasanga uwitwa Kayumba Darina. Kayumba nawe ni umubebi mwiza wiyitaho, utari inzobe, w'imibiri yombi cyane, brown. Nawe ni umubebi mwiza nyine ugerageza kwiyitaho. Aba bose ndi kuvuga nta n'umwe uzasanga afite inda nk'iyo yawe. Biyitaho nyine, bazi agaciro kabo, mu gihe wowe uri kwirirwa witamo amabaga, witamo ibintu byose bituma utera nk'umufuka upakiye nabi. So nawe ndagusabye, niba uri umubebi wiyitaho, niba uri umuniga ufite umuntu ukunda, niba uri umupapa, gerageza wite ku muntu wawe, nawe abe nyine agire babyita gute, agaragare neza. Urabona Kayumba Darina ukuntu ateye, ni umubebi nyine mwiza, ntacyo wamushinja. Niwe dusanga ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umubebi bita Isimbi Christella. Isimbi Christella nawe ni umukobwa mwiza w'inzobe, muremure, ushinguye. Nawe ari mu bakobwa beza bagezweho muri iyi minsi. So nta kintu nza akora, nta kazi nzagira. Ikintu nzi nuko afana APR, arayikunda. Ikindi nuko utamubura muri Genesis Comedy. Aba yicaye ku ntebe ya mbere. Mbere yo kujya kumureba kuri Instagram, uzabanze kumureba muri Genesis Comedy, niho aba yicaye. Ari ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umubebi urenze, Jolly Mutesi. Jolly rero Mutesi ni umubebi, nawe niwe uza ku mwanya wa kabiri. Ari mu bakobwa beza igihugu gifite. Nawe ari mu bakobwa biyitaho, bari class, utapfa kubona ahantu hose. Umubona mu ma business, nyine ntago wamubona ajagaraye. Yarisobanukiwe rero, nawe nkuko ubibona ni umubebi mwiza kandi ntacyo wamushinja pe. Nawe ari mu bakobwa beza bari muri iki gihugu. Ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere mu bakobwa beza utushiraho akadomo kavuga ati uyu nguyu ni mwiza. Umubebi witwa, uramuketse, Keti Bashabe. Keti Bashabe ni umubebi, ni umukobwa mwiza
w'umukozi kandi uzi gukora pe, niwe mukobwa nk'uko ubibona hano, niwe mukobwa uguha akazi akagufasha no kugakora. Urumva icyo kintu? Ni umubebe nyine w'umutima, ubona ugira urukundo, ugira ubumuntu, ugira ubuntu, umusanga mu bikorwa byinshi bitandukanye byo gufasha abana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyine ni umubebe witanga kandi ubona ntacyo wamushinja, yaba mu myifatire no mu mico, mu miterere. Ni umubebe uri humble, nta kintu wamushinja. So aba bose sheri wawe mwumvishemo, bitekerezeho. So aba ni ababebe batanu bagezweho beza mo hano muri iki gihugu cyacu. Ku mwanya wa gatanu twasanze Cadette, ku mwanya wa kane tuhasanga Darina, ku mwanya wa gatatu tuhasanga Christelle, ku mwanya wa kabiri tuhasanga Jolie, ku mwanya wa mbere tuhasanze Katie. Abo ni bo baby batanu beza bagezweho ubu ngubu. So niba hari uwo uzi ntashyizemo, nawe ukore playlist yawe. Niba sheri wawe ari we mwiza kubarusha, umunyoherereze turebe koko ari we mwiza, nzakuremo umwe nshyiremo sheri wawe. So Kati.